Tugiye kurebera hamwe uko wakoresha CapCut uri kweditinga video. Mbere urafungura CapCut nk'ibisanzwe. Nyuma yo gufungura CapCut urabonaho many project nagiye nkora nizi zose. Kuvuga ko ari bwo bwa mbere ugiye kweditinga ukoresheje CapCut, urakanda hano kuri new project. Urahita ubonaho background ya CapCut. Ni ukuvuga ngo aho tugeze ushobora gushyiramo series of videos cyangwa se uduce duto duto wagiye ufata tw'amavideo kugira ngo utweditinge utwegeranye ukoremo video imwe nziza igaragara neza. Ushobora kwifashisha n'amafoto uri kweditinga video cyangwa se ugakora video y'amafoto wayegeranije ukayaha animation zitandukanye ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyo ugiye kuimportinga video cyangwa amafoto cyangwa se audio muri CapCut uza hano kuri import. Hari abadahita babona import hano, for example nkanze hano kuri audio murabona ko there is no import cyangwa se ahantu nakanda kugira ngo ni importingemo video cyangwa se audio cyangwa se amafoto. Uza hano kuri media. Iyo kanze kuri media nibwo uhita ubona wa mwanya ushobora kwifashisha cyangwa se aho ushobora kunyura uri kwinsatinga video cyangwa se uri kwimportinga video muri CapCut. Uraza hano kuri import uhemeze. Bareta bakujyana kuri storage ya computer cyangwa se muri video n'amafoto n'ibindi byose ufite muri computer, noneho uhitemo bimwe ushaka kwifashisha. For example kadushake aka video gato twifashisha, uraza ugaselectinga video wifuza gukoresha. For example nshobora guhera ku ifoto, selecting ifoto akanda open. No kuvuga ngo iyo ukanze open ifoto ijya kuri background ya CapCut, cyangwa se mu buryo bukoroheye ushobora kuza icyarimwe ugaselectinga ibintu byose uri buze kwifashisha, haba amafoto haba video ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. For example duselecting na video, duselecting n'iyi video, duselecting ifoto, duselecting n'iyi foto. For example naka dushobora kugatwara aka video ugakanda open. Ubu ni uburyo bukorohera kugira ngo nukenera video, audio cyangwa se ifoto runaka ntiwirirwe usubira ku importinga bushya, ahubwo ibyo waselectinze byose uze kubibonera icyarimwe. Uraza ukande kuri open, utegereze ko zigeramo zose kubera ko ari nyinshi ntabwo zita zijyamo ku kanya, ariko murabona ko zose zagezemo byarangiye. Ukuvuga ngo izi video cyangwa se amafoto twahisemo niyo dushobora kwifashisha turi gukora video imwe yuzuye. Hano urabona handitse ngo drag material here and start to create. No kuvuga ko ibyo turi gucreatinga video turi bukeye yose iza hano hasi. For example dushobora guhitamo guhera ku ka video. For example duhitemo iyi video, ushobora gukanda kuri aka kamenyetso kanditseho plus cyangwa se ukadraginga ukayitwara ukayerekereza hano hasi. Ushobora gutangira kweditinga video yacu. Iyi video dushobora kuyijyana hasi dukoresheje ubu buryo bwo kuyidraginga. Murabona ko yabaye added hano kuri background ya CapCut cyangwa se hantu turi bukorere video yose. Ubundi buryo ushobora gukoresha dusubiye inyuma gato, ushobora kuza ugakanda hano kuri plus. Iyo kanze kuri plus ihita yijyanaho bitabaye ngombwa ko uyiselecting, ubwo uhitamo uburyo uri buze kukorohera. No kuvuga ngo tuje tugakanda hano kuri play, murabona ko video yacu
nubwo ari agaseri gatoya cyangwa se agace gatoya, ihita yikina then ikarangira. Ni ukuvuga ngo inyuma hano dushobora kongeraho ibindi bice bya video nto twagiye dufata cyangwa se amafoto. For example, dushobora gukurikizaho ino foto, ino foto, tugakanda kuri plus cyangwa se tugakoresha ubu buryo tukayidraginga tukayijyana hano hasi. Urabona ko nayo yahageze. Bitewe nuko video ushaka kuyikurikiranya, ni ukuvuga ko ugenda ukurikiranya video cyangwa se amafoto bitewe nuko wabiteguye n'ukuntu video yawe iri buze kuba imeze. Dushobora gukurikizaho iyi video nayo tukayadinga hano. Murabona ko nayo yahageze. Ni ukuvuga ko tuje tugaplayinga, ni ukuvuga ko uru rushinge icyo rudufasha kureba ahantu tugiye kweditinga cyangwa se ahantu turi buhere duplayinga video yacu. Urabona ko nkanze kuri play ihise ihera kuri ya foto directly, then igakomereza kuri ya video. Tugahagarika kuba ko uje gutangiza hano video irakina yose. Ikindi kintu tugiye kureba ni uburyo ushobora gukoresha audio runaka wakuye ahandi hantu ukayihuza na twa duce tw'amafoto cyangwa se twa video wagiye ufata. Kuvuga ngo n'ubundi uraza hano kuri uraza hano n'ubundi kuri import uhemeze, then ushake audio runaka wifuza gukoresha. For example, duhitemo ino audio, then dukande open, nayo ihitiza hano. Ni ukuvuga ko icyo tuba tugiye gukora ni ukuyitwara tukayerekereza hahandi turi kweditingira video hano hasi. Dushobora kuyitwara muri ubu buryo tukayishyira hano hasi, cyangwa se tugakoresha bwa buryo twabonye mbere, aho uza ugakanda hano kuri plus ihita yijyanaho. Murabona ko yahageze. Ni ukuvuga ngo duplayinze video yacu ishobora kujyana nako irajyana neza na audio twinsatinzemo. For example, dukande play. Murabona ko video yabaye thank you. Dukomeze. Ni ukuvuga ko ubu ni uburyo bwa mbere ushobora kwifashisha igihe wowe ubwawe hari audio runaka ufite ku ruhande ushaka kuyihuza n'amafoto ndetse na video runaka. Ikindi ni ukuvuga ngo hari igihe ufite audio yawe ushaka guhuza na video, ariko ugasanga na video wafashe hari andi majwi ku ruhande y'abantu cyangwa se ay'ibindi bintu udashaka ko agaragara, ahubwo ushaka kumvikanisha ya majwi ya audio yonyine y'umwimerere ufite. Ni ukuvuga ngo uza hano kuri microphone, then ugakanda mute. Iyo ukanze kuri mute, ya majwi yose ari kuri uyu murongo, ubwo ni hahandi ushobora kuba ufite video irimo amafoto cyangwa se video irimo sounds udashaka ko zumvikana, then ukumvikanisha audio yonyine. Okay, ni ukuvuga ngo tugeze hano hari ukuntu ufata uduce twinshi twa video kugira ngo ugende uhinduranya umwanya video. Okay, twakomeza. Ni ukuvuga ko hano uri kubona izi bazita layers, utu turi kureba hano. Ni ukuvuga ko muri CapCut uko biba bimeze, iyo layer iri hejuru niyo ibanza guplayinga mbere yuko iyindi iplayinga. For example, dushobora kuza tugatwara ino foto tukayizana hano hejuru. Kuvuga ngo hari igihe uba ugiye gukora video runaka warafashe nka video ifite iminota for example iri hejuru y'eshanu, noneho ukaba ushaka ko ayo majwi cyangwa se ayo mafoto agenda ahinduranya, atari ngombwa ko uza kugenda ukatakata
buri gace ugenda ukongera kuri iyi video yo hasi. No kuvuga ko niba igice cyo hejuru kibanza guplayinga mbere yuko icyo hasi giplayinga, kuvuga ko iyi video uyifashe ukayegereza hano then ugaplayinga, bishatse kuvuga ko izaplayinga kugeza hano, then nigeza hano isange hejuru ya yare twaplayingaga hari indi video ihari, izabanza guplayinga ya video yo hejuru ibone kujya guplayinga iyo hasi. Reka tuyikine turebe. Urabona ko automatically ihita ijya hejuru. For example katuyegeze hirya gato, murabona ko isi playinga ya foto yo hejuru, cyangwa se ishobora kuba ari video yo hejuru then akaba ariyo iplayinga mbere. No kuvuga ko iyi foto dushobora gukora ikintu bita cut. Cut ni uguca mo ibice video cyangwa se ifoto cyangwa se audio kugira ngo duseparating cyangwa se dutandukanye buri gace n'akandi. Kuvuga ngo iyo ushaka kweditinga audio, video cyangwa se ifoto runaka, urabanza ugaselectinga iyo video cyangwa se ifoto ugiye kweditinga. Kuvuga ngo ikikwereka ko waselectinze video, ifoto cyangwa se audio n'uyu murongo w'umweru uba ukikije iyi foto. No kuvuga ngo nje nkakanda kuri iyi video, murabona ko wa murongo wimukiye hasi, bivuze ngo icyo na selectinze ni video yo hasi. Wa selectinga hano, murabona ko uyu murongo ni ukwereka ko wamaze guselectinga. Kuvuga ngo iyo ugiye gucamo ibice, ifoto cyangwa se audio, urabanza ugaselectinga cya kintu ugiye guhindura, then uyu murongo ahantu buri niho ushobora gucamo igice. Kuvuga ngo nje hano nkahemeza kuri script, nkahemeza, murabona ko ibice bise biba bibiri. Kuvuga ngo ya foto ivuyemo uduce tubiri. Ubundi buryo dusubiye inyuma gato, wamaze guselectinga ya video cyangwa se ifoto ugiye gucamo kabiri, uraza hano kuri switch to select mode or script mode ukahemeza, then ugakanda kuri split. Iyo umaze kwemeza bahita bakuzanira akantu kameze nk'urwembe. Ako kantu urakaroketinga ahantu kagejeje ukemeza bitewe nuko ariho ushaka kugabanyiriza video cyangwa se audio, ifoto byawe. For example nshaka guca iyi foto ngeze hano, ndahemeza, murabona ko yacitse. Ningera hano naho nemeze, nayo yacitse, then nkomeze nyicagagure kugira ngo bwa buce bwose nacagaguye ngende mbukoresha kugira ngo video yanjye igende iplayinga location imwe itijya gufata kandi gace runaka. Urugero ari ukuntu mubona nk'abahanzi basohoye indirimbo mu masegonda 5 ukamubona i Kigali, andi masegonda 5 ukamubona i Gisenyi, andi masegonda 5 ukamubona ahandi hantu hatandukanye, ukamubona ku isoko, ukamubona. Okay, utwo duce twose tugenda twiplayinga duhinduranya. Ni muri ubu buryo badukora, tagenda bakora icyo bita ama layers. Then no kuvuga ngo iyo urangije guca cyangwa se gukora script of video, image cyangwa se audio, usubira hahandi then ugahitamo select. No kuvuga ko ibi bice nshobora kubiroketinga ahantu hose nifuza, like this one. Ukagenda ubidraginga ukabyerekereza ahantu wifuza ko bigenda biplayinga. Kuvuga ngo nkuko twabibonye igice cyo hejuru giplayinga mbere yuko icyo hasi giplayinga. No kuvuga ko nituza guplayinga kuva hano kuri iyi video, kuva hano kugera hano bizaplayinga, then bisange hejuru hari ikindi gice gihari, ubwo kizahita kiplayinga. Hanyuma nitugera hano dusangeho ubusa, ubwo izakomeza guplayinga icyo hasi, nigera hano iplayinge kuri ka gace ko hejuru, gutyo gutyo. For example reka duplaying, murabona ko iri gwitwara cya gice cyo hejuru.
Yes, twakomeza mukora ko iri guhita iplayinga cya gice cyo hejuru then ikaza guplayinga icyo hasi. No kuvuga ngo dushobora gukomeza kongera ama layers igihe twafashe script cyangwa se igihe twashutinze utuvideo dutandukanye dushaka twose kutugaragaza icyarimwe muri video imwe. No kuvuga ngo iki gice for example iyi video ntabwo twigeze tuyikoresha kandi dushaka gukora video itarengeje iminota nk'uko mubibona hano ni iminota 18. ubwo ikintu tugiye gukora turaza dufate ya video nayo tuyikorere layers yayo noneho tugende nako tuyiplayinga uko tubishaka. Turaza tuyitware tuyishyire hano nayo tuyikorere layers nk'uko mubibona hano. No kuvuga ngo nk'uko twabibonye murabona ko iyi video yose ntabwo yigera iha umwanya bya bice byo hasi kuba bya playing. No kuvuga ko dukoze start iyi video yo hejuru niyo ya playinga yonyine gusa. Murabona ko ariyo iri guplayinga yonyine gusa. Kandi ni ukuvuga ngo ibi bice byose cyangwa se izi layers zose dushaka kuzigaragaza icyarimwe muri video. For example dushobora kuvuga ngo kuva aha kugera hano, kuva hano kugera hano bizaplayingwa n'iki gice cyo hasi kubera ko uyu mwanya wose urimo ubusa. Then ihita ifata cya gice cyo hejuru igiplaying. Nimara kugiplayinga wenda for example iplaying iki ariko hejuru murabona ko hari akandi gace kabangamira ya layer yo hasi kuba yaba played. No kuvuga ngo n'ubundi ikintu tuzifashisha ni cut. Ya video tuzayicamo ibice kugira ngo nayo tuyifashishe duhe umwanya izindi layer kuba za playing. Turasubira hahandi duhitemo script then tuze hano tuhemeze tuze tuyicemo kabiri duhereye hano ni tuyicemo kabiri duhereye hano ni tuyicemo kabiri gutyo gutyo gukomeza bitewe nuko tubishaka. Yes, usubire guhitamo select. No kuvuga ko ibi bice nabyo ushobora kubitwara ukabiroketinga ahantu hose wifuza nkuko bigaragara. Kabitwara no kuvuga ngo icyo twashakaga ni uguha video iyo hasi wa mwanya kugira ngo nayo iplaying. Dusubiye inyuma gato ubwo nakanze Ctrl Z cyangwa se ushobora kwifashisha ubu buryo uri gusubira inyuma. No kuvuga ngo n'ubundi nituba dushaka ko aka gace ga playinga even bivuze ko aka gace tutagashaka dushobora kugasiba cyangwa se tukakerekereza ahandi hantu kugira ngo tuzagakoreshe nyuma cyangwa se tukaba twagasiba bitewe nuko tubishaka. No kuvuga ngo iyi video yo hasi mubona handitse isomo murabona ko ifite umwanya wo guplayinga kubera ko nta yindi video yo hejuru cyangwa ifoto iyibangamira. Kuvuga ngo dukanze hano play tugatwara rwa rushinge rutwereka ahantu dukanze play murabona ko iraplayinga ka gace ko hasi ikurikiza agace ko hejuru ifata ko hasi ikomeze kuri ka kandi ko hejuru kubera ko murabona ko ariko umwanya wose kawutwaye. Means kugira ngo for example dushobora kuba twifuza ko n'iki gice iza kugiplayinga igeze hano. No kuvuga ko turaselectinga aka gace then nako tuze tugacemo igice for example hano subire kuri select then aka gace dushobora kukimura cyangwa se tukagasiba kubera ko tutagashaka. No kuvuga ko video zaba played imbere niyi hakurikiyeho iyi ngiyi nigera hano isangwe hariho ubusa iplaying iyi video isange n'ubundi uyu mwanya urimo ubusa ihita playing video yo hasi then nigera hano itijya guplayinga video yo hejuru nkuko bigaragara tumaze guplayinga.
kuvuga ko n'iki gice dushobora kugikuramo tukagisiba kugira ngo izajye pureyinge, n'iki gice tukaba twaza tugicamo ibice bito bito kugira ngo ibone wa mwanya wo gupureyinga. Nk'uko twabibonye ushobora kwifashisha uburyo bubiri bwo gukora cut cyangwa se split of video, uri gucamo ibice video cyangwa se audio cyangwa se ifoto runaka. Iyi karamu ushobora kuyifashisha mu bundi buryo ushaka kwerekana aho ushaka kugarukira ukatinga video cyangwa se ifoto, then ukaza hano kuri split ukahemeza, n'ubundi ya video iticikamo igice, then aka video tukagasiba cyangwa se tukakimurira ahandi hantu bitewe n'uko dushaka kugakoresha. Then ni video tukayisiba tugakomeza tuyicamo ibice nk'uko twabibonye. Iki gice tukaba twagisiba, n'iki tukagisiba, tugakanda split cyangwa se cut, kagace nako tukagasiba cyangwa se tugasiba kano bitewe n'uko dushaka gukurikiranya video yacu. Then dushobora kuba nako twakimura tukakajyana hano bitewe n'uko tubishaka, kadupureyinge turebe uko video yacu imeze. Mbibutse gato ni ukuvuga ko layer yo hejuru niyo ipureyinga mbere y'uko iyo hasi ipureyinga. Ni ukuvuga ko hazabanza iyi ngiyi kugeza hano apureyinga iyi, hakurikireho iyi, hakurikireho uyu mwanya wo hasi, then hakurikireho iyi ngiyi gukomeza. Kadupureyinge turebe. Yes, murabona ko byabaye. Then ikindi kintu ushobora gukora copy ya video runaka ushaka kugenda wifashisha inshuro nyinshi. Uraza ugakanda right click ugakanda copy, then ukaza iyi mouse ukayerekereza ahantu ushaka kuroketinga ya video wakoreye copy, then ugakanda right click, then ugakanda paste, ukaba nayo wayimura ukayiroketinga ahandi hantu wifuza ugatambika. Murabona ko video ari ndende cyane, cyangwa se kubakoresha shortcut urakanda video wamaze kuyiselecting uri bwifashishe, cyangwa se tugaselecting iyi ngiyi, uraza ugakanda Ctrl+C kubakoresha shortcut, then ukazana ya karamu cyangwa se rwa rushinge ukarushyira ahantu ushaka gushyira ya video wamaze gukorera copy, ugakanda Ctrl+V, ubwo ni ugukora paste. Ya video ihita ihajya, then ugakomeza ukaba wayishyira ahandi hantu wifuza. Murabona ko dupureyinze video yacu byibura itangiye kugaragara neza. Igisigaye dushobora kuba twashyiramo effect animation, tukongera speed, tukagabanya volume ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Thank you. Tugiye gukomeza tureba noneho uburyo ushobora za video cyangwa se ya mafoto ushobora kuyaha animation n'ama effect meza akeye. Kuvuga ngo iyi video mbere yuko itangira dushobora kuyiha animation runaka, turayiselectinga nk'uko twabibonye, then ukaza hano kuri animation ukahemeza. Iyo umaze kwemeza ubonamo animation za in, out and combo. In ni animation ziza video igitangira, animation za out ni animation ziza video irangira, combo ni izindi animation zigiye zitandukanye bitewe n'uko ushaka ko video yawe iza kugaragara. Kuvuga ngo bwa mbere uradownloadinga izo animation ushaka gukoresha iyo zitabaye downloaded. For example, let me use fade in like this one. Urabona compreyinze itijyamo ikinjiramo neza cyane, ndetse naka nkaba nagaha animation ya in
For example nshobora gukoresha kano bitewe n'ako nifuza gukoresha, nkemezaho gahita kajyamo, cyangwa se nkaba nashyiramo utwa out, cyangwa se nkakoresha crombo bitewe nuko tubishaka. For example duhitemo com, ni ukuvuga ko nje gutangira video, murabona ko twa animation duhita twijyanamo neza cyane, then nkakomeza ibi bice byose mbihereza animation nifuza, cyangwa se nkaba nakoresha in, nazo ziba ari nyinshi cyane. Then izi video zose ndetse n'iki gice cyo hasi mbere yuko kinjiramo nacyo ushobora kugiha ubundi buryo, cyangwa se animation kiri buze kuza kigaragaramo, uragiselectinga then uze ukore cut. Uraza gukora cut wabanje kuzana ya karamu kuyerekereza ahantu ugiye gukatinga ukoresheje ubu buryo, cyangwa se ukifashisha ubu buryo bwa split ukoresheje urwembe ugahita uhemeza, bitabaye ngombwa ko uzana rwa rushinge then ugasubira kuri select. Kuvuga ko impamvu iyi video yo hasi tuyiciyemo kabiri, murabona ko yari video imwe, no kuvuga ngo dushizeho animation ishobora kuza hano video igitangira, kandi twe ikintu dushaka no kugira ngo ya animation ize iki gice kivuyemo then hagiye guplayinga iki gice. Niyo mpamvu tuyikatinze kugira ngo iki gice tugezeho nikijya guplayinga nacyo kizane na animation yacu. Turaza nacyo tugihereze animation runaka, cyangwa se tukifashisha crombo, biba bihari ari byinshi cyane. For example dukoreshe in, ukoreshe aka, then dukomeze dutange animation kuri ibi bice byose nk'ibisanzwe. Bimwe dushobora kugenda tubiha out, ibindi tukabiha in, ibindi tukabiha combo, bitewe nuko dushaka ko video yacu iza kuba igaragara, biterwa. Yes, ni ukuvuga ko animation tumaze gushyiramo already zamaze kugeramo, ubona ko duplayinze video igaragara neza cyane. Yes, ubona ko igaragara neza cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi dushobora guha izi video ama effect ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo ugiye kwinsertinga effects kuri video wamaze gukora, ni ukuvuga ko effect nazo zigira layers. Uvuga ngo uraza hano ukande kuri effect, ureta bakwereka effect z'ubwoko butandukanye, ukore download. For example akanamaze kuka downloadinga, niyo mpamvu gase kaza zose ube wazi downloadinga. For example nk'iyi effect nshobora kuza kuyitwara nkahita nyijyana hano, murabona ko nayo ihise yihereza layer. Impamvu igiye hano ni ukuvuga ko dufite layer ya video za mbere, tukagira indi layer irimo izindi video, ndetse n'iyi layer irimo iyi video. Ariko iyi video dushobora kuyimura tukayishyira muri layer ya kabiri kugira ngo dutange umwanya, cyangwa se tugabanye width cyangwa se height of layers. Ni ukuvuga ngo iyi effect dushobora kuyiroketinga ahantu dushaka ko iza kugaragara, ndetse tukagabanya ubugari bwayo, then tugaplayinga video. Murabona ko effect ihita itangira gukora. Akandi kantu gatoya nabibutsa, kuvuga ngo iyo ugiye kongera ubugari bwa video cyangwa se bwa image uri gukora, cyangwa ushaka kubugabanya, uraza n'ubundi ugaselectinga ikintu icyo ari cyo cyose. Gishobora kuba video, gishobora kuba ifoto, gishobora kuba audio. Ibyo bice ubanza kubiselectinga mbere yuko ubikorera change, cyangwa se ukora impinduka kuri byo.
uraza hano aho video irangirira cyangwa se itangirira, ugategereza ko hazaho aka gakoni kariho uduparentheses tubiri, then ukemeza ukadraginga video cyangwa se ifoto. Murabona ko igenda yaguka cyangwa se tukaba twayigabanya. Nibwo buryo turi gukoresha hano kuri effect, aho duselectinga effect dushobora kuyongera ikajya kuri video yose cyangwa se tukayigabanya tukayishyira ahantu runaka dushaka ko iza kugaragara. Then twagira hano naho dushobora gushaka indi effect runaka tukaba twazana yo kuyikoresha. For example, kadushake imeze neza. For example, ni dushobora kuza tukayijyana hano tukayishyiraho, then tukayigabanya bitewe naho dushaka ko iza kuba iplayinga. Then hano dushobora gutangira tugaplayinga video yacu. Murabona ko igaragara neza cyane. Next ushobora gukomeza n'aha tugeze hano ukahemeza ugashyira rwa rushinge ahantu ushaka kwadinga video cyangwa se animation. Ubu buryo ubukoresha iyo uri bwifashishe plus kugira ngo cya gice gite kihajya. Iyo ushaka ko draginga ntabwo ari ngombwa kuroketinga urushinge ahantu uri buze gushyira ya effect runaka, ntabwo ari ngombwa. Ahubwo ikintu ukora uraza ukadraginga aka gace ukakerekereza ahantu hose wifuza. Icyangombwa yuko haba hari layer yabyo ukayibishyira ahantu habugenewe. Ni tukaba twayigabanya cyangwa tukayongera dushaka n'ukuntu iza kugaragara, then tukaza tugaplayinga. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Dushobora gukomeza dushobora gukomeza twadingamo andi ma effect atandukanye bitewe nuko tubyifuza. For example, iyi effect dushobora kuza kuyikoresha hano, tukaza gutwara indi effect runaka dushaka gukoresha biterwa nuko tubishaka. Iyi nayo tukaba twayitwara tukayiroketinga hano. Iri kuba downloaded, nirangira iri buhage nta kibazo. Tugakomeza. For example, ni ya zoom tukaba twayitwara tukayiroketinga ahangaha. Then dushobora kuyiduretinga kugira ngo tuze kwihuta, then tugakora copy y'iyi ngiyi, then tukaza tukemeza hano tugakora paste, Ctrl V ku bakoresha shortcut, cyangwa se tukifashisha uburyo bwa right click then ugakirika kuri paste. Ni ukuvuga ko video dushobora kuyiplayinga ikajyamo yama effect yose twamaze gushyiramo, ikaza ari video igaragara neza cyane. Murayibona? Yes, murayibona. Ni ukuvuga ko ikindi kintu gito tugiye kurebaho ni uburyo ushobora kwinsatinga amagambo cyangwa se ushobora kwandika amagambo runaka muri video urimo uri gukora lyrics, cyangwa se ari irindi jambo rya watermark ushaka gushyira muri video yawe ngo rize rigaragara neza. For example, uraza hano kuri text ukahemeza, ukanze default text ni text imwe isanzwe nyine wandika ukayeditinga mu buryo busanzwe, ariko hari izindi text bita template dukoresha. Tubanze dukoresha ubu buryo bwa default. Uremeza kuri plus, ihita yijyana hantu haroketinze rwa rushinge, cyangwa se ubundi buryo ukaba waza ukadraginga ya text ukayiroketinga ahantu wifuza. Ubu uburyo bubiri. Kuvuga ngo uza hano hirya igiselectinze, cyangwa se nukuvuga ngo idaselectinze ushaka kwandika hano handitse default text kuba wahashira irindi jambo wifuza. Nkuko twabibonye ubanza guselectinga ikintu cyose ugiye guhindura ukahemeza, ugahita uza hano iburyo
then iri jambo ukaba warisiba ukandikaho ikindi kintu wifuza. For example tuhandike DTS. Iyo umaze kubyandika ushobora kuba wahindura font family y'ibyo wanditse uselectinze, ukaba wahindura inyandiko y'ukuntu byanditsemo, yego, then ukaba wakongera size, murabibona ni ibi ngibi, size ukaba wayongera, ibara naryo ukaba warihindura bitewe n'uko ubyifuza. Ubona ko n'ibara ushobora kurihindura bitewe n'uko wowe ubyifuza. Ni byinshi ushobora gukora. Hano ushobora gukomeza ukaba waza ugahitamo ubu buryo se bitewe n'uko ubyifuza, ugakomeza opacity, uburyo rigaragara ukaba wagabanya ku buryo rigaragara kakagera gato cyane, kakagaragara gake bitewe n'uko ubyifuza. For example duhitemo then iri ni ibara background. Murabona ko DTS ikikijwe n'ibara ry'umukara, naryo ushobora kuba warihindura. Murabona ko naryo ribaye umweru, ubwo uhitamo bitewe n'uburyo ushaka gukoresha. Then dushobora gukoresha shadow cyangwa se igicucu, bya jambo tukariha igicucu bitewe n'ukuntu tubishaka, cyangwa se tugakora curve, bya jambo rikaba bended. Kiba gisigaye yuko iri jambo ushobora kurilocatinga ahantu runaka. For example iyi ishobora kuba ari nka logo runaka twifuje gukora. Hano ushobora kuba wakoresha ubu buryo uri kugabanya size, then ukabilocatinga ahantu hose wifuza. Ni ukuvuga ko niba tugize gutya tukagura ubugari bwa bya jambo, ni ukuvuga ko tuje guplayinga video, bya jambo rizahaguma hano hejuru, ntabwo rizahava kubera ko video yose irangira bya jambo rigihari. Kuvuga ko iyo ari ijambo udashaka ko riguma muri video rigenda riza rigasubirayo, urigabanyiriza ubugari rikaba ryakina like this, rikaba ryakina, then urushinge rwageraho rirangiriye rigahagarara. Ariko ushobora kuba ari nk'ikirangantego dushaka gukoresha, dukurura rya jambo tukaringanisha na kwa kundi video yacu ingana, kugira ngo niduplayinga rya jambo rize kuhaguma. Ariko hari ubundi buryo ushobora kwifashisha uinsertinga amagambo runaka cyangwa se text muri video urimo gukora. Uraza hano ugakanda kuri text template, ubwo uba wanyuze already hano kuri text, ukaza kuri text template. Ni template runaka baba barakoresheje. Murabona ko hari template nyinshi bitewe n'iyo ushaka gukoresha. For example like this, nk'ingiyi dushobora kuyitamo nayo tuze kuyikoresha. For example urategereza ko kaba downloaded kaza guplayingira. For example tugashyire hano kaze guplayinga bigeze ku masegonda 21 nk'uko bigaragara hano. Amasegonda nayo abagaragara. Tugatangiza video, murabona ko gahise kaza, ariko kari kuza muri center. Ni ukuvuga ko ushobora kukaroketinga ukakajyana aho ushaka, kubera ko nayo ari text. Dushobora kuba twaza hano kuri size tukagabanya size, cyangwa se tukifashisha ubu buryo bwa gutya tukaba twabiroketinga hano. Ni ukuvuga ko iri jambo ryanditsemo ngo subscribe me, nabyo dushobora kurihindura tukandikamo ibintu byacu. Uraza hano ho byanditse ubisibe, uburyo waza ukandikamo ibindi bintu byose ushaka. Murabona ko byakunze. Yes, byakunze. Urabona ko video tuje guplayinga hano gutya,
murabona ko gahita kazamo neza cyane. Yes, murabona ko gahita kazamo cyane. Kuvuga ko ushobora kuba hari andi magambo runaka wifuza kwandikamo, nayo template zayo ziba zihari nyinshi cyane, amwe bakoresha mu mafilime n'andi menshi, ni menshi cyane n'andi menshi atandukanye. For example, dushobora kwifashisha naka tukaza tukaduraginga tugakerekereza hano. Urabona ibi byanditsemo tukaba twabihindura tukandikamo ibindi bintu byose dushaka, then hano tukandikamo ibindi bintu dushaka, then murabona ko tuje hano tugaplayinga bya bintu bitabiza kwiyandikamo hano. Kuvuga ko ushobora kubiroketinga n'ubundi ahandi hantu wifuza, then ukaza ukabitwara cyangwa se bishyira ahantu hose nyine wifuza bitewe naho nuko ushaka ko biza kugaragara muri video yawe. Murabona ko video at least imeze neza cyane, na rya jambo rigahita ryiyandika. Kuvuga ko nabyo ushobora kubyongerera ubugari hano ukariselectinga, then ukaba wakongera ubugari bwa bya jambo bitewe nuko ubishaka. N'ahandi hose ushobora kugenda wongeramo ibindi bice. Murabona ibice byose tumaze gukoresha ni ibi ngibi. Kuvuga ngo iyo ugiye kugabanya volume cyangwa se ibi bice byo hejuru ari ibice bishobora kugira volume, uza hano ukamyotinga ugakanda kuri mute kugira ngo ya audio iri hasi ariyo iza guplayinga yonyine. Nayo ushobora kuyikatinga cyangwa se ukayeditinga ukayihindurira amajwi ukayemeza. Ubwo uyiselectinze iyo hajeho aka kantu k'umweru kayikikije, ukaba waza hano kuri voice changer ugahindura. Tuzabireba muri video ikurikiyeho. Volume niyo wenda nabereka uburyo ushobora kugabanya volume. Murabona ko n'aha hasi twa turongo tureture duhita tuhava iyo uyigabanyije cyane, wayongera twa turongo tukagaruka. Cyangwa se ugakoresha ubu buryo kuri mute clipped audio, ubukoze mute, then waza yes. Thank you for watching this video. Tuzongera guhura mu kindi gice gitaha, ako naba mberetse gato uburyo ushobora gusevinga kuri computer cyangwa se kuri machine video wamaze kweditinga. Uza hano kuri export ukahemeza. Bamara kuhemeza ushobora kuba wifuza ku-exportinga video, urayemeza na audio byose ari icyarimwe. Iyo ushaka ku-exportinga audio yonyine, video urayikupa. Murabona ko hazamo mp3, ubwo na ku-exportinga audio yonyine, ariko nshaka ku-exportinga video ndetse na audio ushobora kuyikuraho ikaza ari video gusa nta majwi igira. Ubwo murabona ko uhitamo both video and audio export, then warangiza hano ushobora ku resolution ushobora kuyihindura ukaba wabishyira muri HD bitewe nuko ubishaka resolution. Murabona ko video yacu ifite megabyte 559 ziri estimated, then ugahita ukanda export. Iyo kanze export ihita itangira kubara. Kubera ko ari video nyine ifite storage ndende igenda gahoro, ariko ntabwo bitinda cyane, haraho igera ikihuta. Iyo birangiye video itijya kuri computer, ukaba wajya ahantu nyine savinze bahita banakwereka ukaba wahamenya. Iyo batakweretse mu bundi buryo bwo kugira ngo uhamenye, dukansarinze gato, ushobora guhitamo kuyisevinga ahantu wifuza. Aho uza hano handitse export to, murabona ko harimo user one download, uraza ugakanda hano, then bakakujyana muri folder, ugahitamo wenda kijya kuri document cyangwa se kuri download, ukemeza select folder. Ubwo ni ukuvuga ko iyo ukanze export ya video uyisanga muri document cyangwa se
muri download bitewe n'ahantu wahisemo kwesipotingira ya video yawe. Thank you for watching.